Nimba unkunda komeza amategeko yanjye. Yohana 14:15. Yesu yaratubwiye ubwe ku giti cye, aratubwira ngo nimba unkunda komeza amategeko yanjye. Akenshi tuba turi mu manza nyinshi cyane zitubera ibibazo. Umugabo n'umugabo mu rugo batumvikana, ugasanga abana mu rugo bitwara nabi, ugasanga abana mu rugo batumva, ugasanga mu rugo hari urwikwekwe, sinzi uko nabivuga ariko mwumvise ibyo nashaka kuvuga. Ugasanga mu rugo atarama amahoro, ugasanga naterambere ririmo, ndavuga terambere ry'umwuka. Ugasanga nubwo ubona amafaranga utagira amahoro mu mutima wawe, nago hagije uwagusaba cyangwa kugufasha abandi batishoboye. Ugasanga ari ikibazo gikomeye cyane kurekura. Ugasanga umugabo aratashe mu rugo ni ikibazo, umugore aratashe mu rugo ni ikibazo, nabwumvikane nabumwe burimo. Ibyo byose bari umuvumo uturuka cyane mu kutumvira no kutagumiza amategeko y'Imana. Kandi Yesu ibyo yadusabye kugumiza amategeko ye yose amategeko ye murayizi ko akubiyemo itegeko rimwe, ari itegeko ry'urukundo. Urugo rutarimo rukundo n'abana babaho nabi. Nubwo mugira amafaranga, mukagira inzu nziza yitwe nziza, mukagira amafaranga menshi muri banki, mukinjiza menshi, mukigira imishinga irimo gutera imbere ku buryo, ndavuga gutera imbere ku buryo mu mafaranga yiyongera, ariko nta rukundo rurimo, nta kintu na kimwe gishobora kugenda neza. Urukundo nashaka kuvuga hangana, urukundo ruturuka ku Mana kandi rurira mu mutima w'umuntu kumva yuko ko ubwawe ufite urukundo. Mugiye umugore n'umugabo bakundanye, igihe umugore n'umugabo bakundanye baba mu mahoro ku idolari rimwe riruta umugore n'umugabo badakundana buri gihe babona ibihumbi n'ibihumbi by'amafaranga. Nuko biba bimeze. Niyo mpamvu ngewe nkunda kubabwira abavandimwe anga kuri dusangire, ikintu cyitwa urukundo nicyo kigize byose, kuko urukundo ni Yesu ni urukundo. Iyo tudafite urukundo mu mitima yacu, kumva yuko nta rukundo ufite, guhera ku rukundo rwawe n'urugo rwawe, guhera ku rukundo rwo gusangiza n'abari abantu batishoboye, byo mbyita refinement, kwirekura. Ni nawe umuntu aboneramo imigisha. Iyo ufashe gahunda ukavuga ngo uyu munsi mugabo wanjye, uyu munsi umugore wanjye, reka twicare turebe ukuntu dushobora gufasha nibura umuntu umwe utishoboye uri iwacu u Rwanda cyangwa urahanda ahantu mu kindi gihugu. Vuba aha ngaha twebwe na madamu twafashe gahunda yo kujya twagura, tugende no mu bindi bihugu, kwanza mu bantu tutazi, ahantu tutazi, tugire icyo dusangizana gikeya n'abantu badafite uburyo bishoboye. Hari abantu twagiye ahantu n'ubuhamya bukomeye, nzababwira uburyo usanga na Bibiliya igura $5 umuntu atayifite kubera ibibazo afite by'ubuzima. Kandi twebwe buri munsi twanga kurekura kubera ko byagabanya umubare w'amafaranga dufite muri banki. Bavandimwe, tugira urukundo. Iyo ufite urukundo uba ufite Yesu, kandi mu gihe utafite urukundo na Yesu uba ufite nayo nawe kabisa. Uburyo buba buhari bwo kwirengagiza Yesu ni ukutagira urukundo. Igihe cyose twirengagiza kugira urukundo no kurugira mu mitima yacu, nabyo haba ari ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza yuko ko ufite urukundo. Ikimenyetso cya mbere ufite urukundo no kumenya ibyo Yesu agusaba ko bishira mu bikorwa. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere, kimenyetso fata urugero rwo mu rugo rwawe. Iyo uvuze ngo abana banjye ndabasaba yuko kutazamufungura televiziyo nyuma ya saa 2, iyo abana batabikoze nyuma ya saa 2 baba bagusuzuguye. Iyo batabikurikiranye baba bagusuzuguye. Iyo bafunguye televiziyo nyuma ya saa 2 baba bakubugaye, bakubona yuko ko nta kigenda, batakurikiza itegeko ryawe. None dutekereze ku Mana yacu, umubyeyi wacu mwiza watwitangiye, adusaba yuko ko aranatubwira ngo nufashe ururi hariya w'umukene hariya hasi, ninjye uzaba wafashije. Tubyirengagize uyu munsi, ariko urubanza ruradutegereje. Muzagire icyumweru cyiza cy'imigisha kuri mwese. Mwibuke bavandimwe kugira urukundo. Mwibuke ibyanditswe muri Yohana 14:15 kubasangiza uyu munsi. Uwiteka barinde.